kuri nka Mose ntidutegereje mu isi indi ntumwa izamera nka Pawulo. Ibyo byose n'imirimo yabyo byose Kristo arabiruta. Aruta ubuhanuzi bwa Mose, aruta ubuhanuzi bwa Eliya, aruta ubutwari bwa Dawidi, aruta ubwenge bwa Salomo, aruta ubutware bwabaye, aruta ubuhanuzi bwa Yesaya. Mvuga iki ndeka iki? None uwo Kristo ni uri muri twebwe rero. Sinzi impamvu Yesu uri muri twe tumushakiraho ibice by'abantu nabo bashaka ubuzima bwo muri Kristo. Ni ngombwa ngo ubuzima bwo muri Kristo tubwimure bube muri twebwe, ahubwo naba abanyembaraga nkeya bashobozwe nuko twashobojwe na Kristo twizeye. Ko dufite Imana mu bitekerezo, tukaba turi no mu nzira ijya mu ijuru, umurozi muhurirahe. Twebwe dusohoka mu bushobozi bw'Imana tukajya gusura umurozi mu bushobozi bwe. Noneho tugatakira mu bushobozi bw'umurozi tuzi ngo turi mu butware bw'Imana, kuko Imana twarayimuye. Ariko niba nta ntari ryana izagera muri iyi nzira, umurozi uri gutakishwa nawe muri guhurirahe, bivuze ko ibitekerezo byacu bijya kuzerera mu isi y'ububasha bwa Satani. Ubu uri umunyembaraga wo guhitamo icyo Imana ikwiriye gukora itavuganye nawe. Nicyo Pawulo yavuze ngo ndi mu ijuru rya gatatu. Ni mu cyumba cy'ubutware bw'Imana, ku rwego ariho uhabwa impano yo gutegeka. Ukajya utegeka ibintu bikitaba bigahinduka, byose bituruka muri ya mpano ubana nayo mu bitekerezo. Kuko iyo umuntu yagutse mu bitekerezo anesha iby'isi n'ibigaragara. Kuko ibitekerezo rero, uruhare rw'ibitekerezo rufatiye mu bitaboneka, kandi ibitaboneka by'Imana nibwo bubasha bwayo. Ubu uri mu cyumba cy'ubushobozi bw'Imana. Ikindi, ntabwo bene uyu muntu ntajya yiheba. Kubera iki? Amahoro, imigisha ndetse no kwaguka muri byose, imbaraga z'Imana zibe kuri wowe nshuti ufunguye iki kiganiro. Twizere ko umeze neza mu byo murakora byose, twizere yuko ukomeje kurwana intambara nziza, kandi Kristo ni imbaraga zawe. Ibyo urakora byose bikubere iby'umugisha. Natwe turimo turagerageza kugenda dukizwa kugira ngo Imana itugirire neza kandi itwagure. Turabashimiye mwe mwese mukunda umukanguzi. Niba ari ubwa mbere uje, turakwishimiye cyane. Kanda subscribe cyangwa se sabone aho ngaho. Niba bikiri umutuku ntabwo urabikora, bikore ukandi no kuri two tuzogera kugira ngo ujye ubona ko hari ikiganiro gishya dushyizeho. Nitwa Fidele Gatabazi, turi kumwe n'umukozi w'Imana Anicet. Nabasuhuze mu izina rya Yesu. Amahoro ya Kristo Yesu abane namwe. Ndumva bihagije. Vuga ngo wari udukumbuye. Narimba kumbuye, haciyemo iminsi ku ijwi ry'umukanguzi, ariko ubugingo ni buzima n'umubiri ni muzima. Nuko hari igihe haza umugisha umeze nk'uremereye ukaduheza mu ruhande rumwe, ariko ntabwo ari amakuba. Yego. Imana ishimwe ko uri amahoro, kandi natwe turi amahoro. Imana ishimwe. Burya ngo no mu byago turaririmba ngo turi amahoro, niyo bitameze neza tuba turi amahoro. Ibyo ni intsinzi y'abera. Burya itandukaniro ry'abera mu isi n'abandi basanzwe nuko babona ishimwe mu gihe cy'amakuba. Kuko kandi iryo shimwe ntabwo dushimira ayo makuba, dushimira Imana ko nyuma y'ibyo hari ibindi, kandi na mbere yabyo hari ibindi byabanje bibirusha kuba byiza. Imana ishimwe. Yego. Ijwi ry'umukanguzi rero tuba duhari, haba muri baza nawe, haba mu ijambo ry'Imana, haba mu buhamya, haba mu bindi byinshi, ariko bigamije guhembura umuntu wacu w'imbere. Uyu munsi rero turagarutse tujye kuganira, kandi turabizi yuko Imana ibubane natwe. Niyo mpamvu twifuza gutangira dusenga kugira ngo Imana bariyo iba mu ruhande rwacu. Karibu no gusenga. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'ukuri, Imana y'urukundo, Imana ubuhungiro bw'abayizera, Imana ibyiringiro bizima, Imana itadukoza isoni, izina ryawe nirishimwe. Witwa Jehova, uriho, urindiho, uhoraho, uri Uwiteka. Twebwe abakwiringira ntabwo dufite ubwoba n'ingingimira zo kuvuga kuri data, kuko nawe utaragakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. None uduhaye umugisha wo kugira ngo tuganire impamvu z'ibyiringiro byacu, tuganire kunesha kwawe gukorera muri twe, tuganire imbaraga zawe zihishuriye muri twe, tuganire gukora kwawe twabonye n'amaso yacu. Izina ryawe nirishimwe Mwana, izina ryawe nirihimbazwe. Abadukurikira baba
abababaye turabasengeye kugira ngo umunezero w'Imana basenderezeho isoko y'agakiza k'Uwiteka gatanga amahoro ibe kuri bo, kugira ngo ukuboko kwawe kwiza gufate mu mugongo abagize ibyago kandi abanezerewe wishimane nabo. Icyo tugusabye ni uko turinda twese impamvu zo kwishima kwacu zibe impamvu zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi kubabara kwacu ntibiduheze mu gahinda n'umubabaro. Twibuke ibyiza Imana ikora, kandi twibuke ko nyuma ya byose ijwi ry'impanda rizavuga. Ni ku bwawe dusenze twizeye ngo dushoboze muri byose none iteka ryose. Amen. Amen. Turongeye turakwakiriye, icara utuze, cyangwa se ibyo uri gukora ubishyire ku ruhande wumve icyo tugiye kuganira, kandi ndahamya nashidikanya ko ugiye kunguka. Haleluya. Turongeye turakwakiriye Anicet. Imana ihabwe icyubahiro. Yego, Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ni byinshi twaganiraho, ariko uyu munsi nifuje ko twaganira mu buryo bwo kubana n'Imana. Umuntu akabana n'Imana haba mu nzira agenda, haba mu bitekerezo, just ubuzima bwo kubana n'Imana. Yego. Twavuze kugendana n'Imana, ariko tuvuga no kubana n'Imana. Kubana n'Imana. Umuntu ubana n'Imana mu buryo uri buze kubidusobanuriramo. Banza dusobanurire kuri icyo kubana n'Imana. Ubwabyo reka duse n'abahera in deep. Ijambo ry'Imana ubwaryo riratubwira ngo turabo yaremye. Yego. Kabiri, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo kugira abo yiteguye kera. Yego. Kugira ngo tuyigenderemo. Kugira ngo umuntu abane n'Imana nuko agomba kubanza kumenya ko ari ikiremwa cyayo. Yego. Noneho kabiri, kandi mu ishusho y'Uwiteka. Ishusho y'Imana ntabwo ari iyi fesi yacu, ahubwo ishusho y'Imana ni imirimo yo gukiranuka ikorwa n'agakiza ka Kristo kari mu bizera. Yego. Noneho iyo shusho yo gukiranuka ariyo ya mirimo y'abizera igaragaza Imana. Yego. Ariko noneho itandukaniro na rusange, hari abantu mu isi babaho ari ba ngeso nziza, akabaho nta cyaha abitewe n'uburere, kabiri cyangwa se ubupfura cyangwa umuco, tubyite gutyo, atabikoze ku bwa Kristo. Uwo nguwo agendana ubunyangamugayo. Ariko noneho uwanze icyaha acyangishijwe no gukunda Imana. Noneho akanacyanga acyangishijwe n'imbaraga z'umwuka uri muri we. Kubera iki? Ko umwuka w'Imana akora ibyo kamere yanga, na kamere igakora ibyo umwuka yanga. None iyo kamere yacu yanze imirimo mibi, tukayitsindishwa na wa mwuka wo muri twebwe wabiteye. Izo ni imbaraga z'Imana zigendera muri twebwe. Noneho kugendana n'Imana uburyo butuma umuntu atunga Imana akayigira. Nitwibuka neza Abisirayeli bava muri Egiputa, Imana yabwiye Mose ngo nzajyana namwe, nzagenda nyuza kugira neza kwanjye imbere yanyu. Noneho inakora ikimenyetso gihamye kigaragara. Ku manywa ikaba inkingi y'igicu, nijoro ikaba inkingi y'umuriro. Uyu munsi ntabwo tugendana n'Imana nk'inkingi y'igicu cyangwa y'umuriro. Cyari igicu kibatwikira izuba ryo mu butayu. Nicyo cyatumye Mose avuga ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu. Nicyo gicucu cyabatwikiriye iryo zuba, nicyo cyateye Mose kuvuga ayo magambo. Ariko noneho uyu munsi ntitugendana n'Imana nk'ikimenyetso kigaragara mu isi y'umubiri, ahubwo tugendana n'Imana ikorera muri twe. Noneho uburyo butuma n'amaso y'abantu atayibona, imitekerereze yacu n'umuntu wacu w'imbere akwiriye kugira ubuzima bugenda bukora ku Mana. Kuko ku batizera Imana iba mu ijuru, ariko ku bizera Imana iba muri twebwe, igendera muri twe, ko turi ubuturo bw'Uwiteka. Noneho kubaho mu buzima rero butunga Imana mu bitekerezo, ukabaho uyifite, niyo ntsinzi ya mbere. Imana ishimwe. Impamvu mbyita intsinzi ya mbere ni uko abantu benshi batunze Imana y'amasezerano, bayicunze nk'abantu bategereje ya mahirwe yo kuyibonaho bimwe yabavuzeho. Kandi bimwe Imana yabavuzeho babishaka kugira ngo bive mu indamu. Ntabwo ari urukundo bakunze Imana, ni nko kujya kwishyuza bosi, umwishyuza kugira ngo ka gashahara wakoreye kagira aho kagusova. Rero iyo utunze Imana muri ubwo buryo, ntuba uyigira mu bitekerezo, uba uyifite mu masezerano. Kandi Imana yo mu masezerano ushobora kuyibura mu gihe wateye umugongo isezerano. Ariko Imana yo mu bitekerezo, n'igihe isezerano ridahari utekereza nk'Imana, utekereza nkayo. Ko Bibiliya iravuga ngo tube tugeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo gikwiriye. Icyo kigero rero tugihabwa
no kugira ibitekerezo bifite imana. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Ni ukubana n'Imana mu bitekerezo. Wavuze ku ijambo rikomeye rijyanye n'isano umuntu afitanye n'Imana. Ubundi Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe. Ngo hari n'irindi jambo ryavuze ngo twenze kuba nk'Imana habura gato. Aho kantu kaburaho gato nagake. Kubura gato nuko turi umwuka w'Imana mu buryo bw'umubiri. Ko dufite umwuka w'Imana ariko twambaye umubiri. Umunsi tuzambura umubiri tuhawe ishusho ya Kristo ihoraho, wa mwuka agiye mu mubiri wawo. Kuko Bibiliya iravuga, tuhasomye ntacyo bitwaye, ni ijambo nkunda cyane gukoresha kuruta ahandi, ndarikunda cyane. Ni urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, ni igice cyaho cya mbere, ni igice cya 15 mu rwandiko rwa mbere. Abakorinto rwa mbere igice cya 15, duhereye ku murongo waho wa 40, haravuze ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo. Ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Iyo Bibiliya ivuze ngo hariho imibiri yo mu ijuru, bivuze ko umwuka uturimo ufite umubiri wawo, ariko nturawambara, ntabwo urawambikwa. Uwo mubiri wawo niwo Yohana yavuze mu rwa mbere avuga ngo bakundwa turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa ntabwo kurerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzahindurwa duse nawe. Bivuze ngo umwuka wo muri twe ari wo mwuka ukomoka ku Mana, ari bwo buzima bw'Imana muri twe, ufite umubiri tuzimurirwamo igihe uw'umubiri wo mu isi uzaba wexpirinze, wakuweho, wataye agaciro. Dufite umubiri tuzaba turiho. Rero nibwo ishusho yo kwitwa Imana izasohorera muri twe, tukamera nk'Imana kuko tuzaba dusa nayo. Umuntu atunze Imana mu bitekerezo ashobora gukora ibikorwa Imana yakora. Exactly. Ko utekereza iby'Imana yakabaye kubikoze ihari. Kuko umuntu wa mbere biologiko, uyu niwo muntu ugaragara. Ariko dufite n'undi muntu biology iramwemera utaboneka. Uwo muntu utaboneka ni intekerezo, niwe uyobora uyu muntu ugaragara. Rero niba umuntu wacu w'imbere ari we uyobora uyu muntu ugaragara, birasobanura ko umuntu wacu w'imbere atekereje nk'Imana, afite ibitekerezo by'Imana, akagira Imana muri we mu migabo n'imigambi, ubuzima bwe burahinduka, bukigarurirwa n'Imana. Usigara uyoborwa n'Imana ibyo itekereza n'ibyo gukoresha. Kuko nka Eliya ajya ku musozi Karumeli, ntabwo Imana yari imutumye kujyayo, ariko yatekereje igikwiriye Imana imuha imbaraga. Imana ishimwe. Umuntu wese wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza we aba atangiye kugira Imana mu buryo bw'ibitekerezo, cyangwa hari indi step runaka, izindi step atera kugira ngo agere kuri urwo rwego? Ababyawe n'Imana, ariko ntabwo ari cyo gihita kimuhesha gutunga Imana mu bitekerezo. Ko urugendo rw'agakiza ni intambwe ku ntambwe. Iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ababaye nko kuba n'urugero, dufite umuriro mu nzu, amashanyarazi, reka tubyite gutyo, ariko amatara azimije. Hari icyo ukora kugira ngo wa mucyo wayo akora, ujye kurenta akabutera, ugakanda kugira ngo ya matara yake. Umuriro urahari, ariko hari icyo uri bukore kugira ngo wa muriro ugaragare. Hari n'icyo ukora kugira ngo uwukureho. Rero kugira ngo Kristo agaragare mu bitekerezo byacu, nuko dutera intambwe. Ni intambwe isaba umukristo kugira ngo ashakishe uko yamenya umwami. Ko Bibiliya iravuga ngo nimushake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Noneho kumenya iby'Imana ishima egari kuba mu bushake bwayo. Noneho iyo uri mu bushake bw'Imana rero, ukora iby'Imana ishaka gukorera muri wowe. Ubu uri no mu ntego yawe yatumye Imana ikurema. Mu yandi magambo, ubu uri gukora icyo ukwiriye kuba wagakoze. Kubana n'Imana mu buryo bw'ibitekerezo.
iyo ubana n'Imana mu buryo bw'ibitekerezo bihuzwa gute no kubyempurima bibaho mu buzima busanzwe? Abantu benshi bafite ibitekerezo byinshi ariko gushyira hanze binanira. Ni nayo mpamvu abarokore benshi ducungira ku masezerano kuruta mu bushobozi bw'Imana. Ko uretse ko sinatwe gusa no mu icungamutungo harimo amafaranga menshi burya nayo mu bitekerezo. Buriya bukire ngo nibwo butera umuntu ishyaka ryo kugira ngo ashake ibyo atabona ariko yiyumvamo. Noneho kugira ngo Imana yo mu bitekerezo by'umuntu ijye no mu bigaragara mu buzima busanzwe ni uko ukora nk'uko ishaka. Rero ni uko wimura imirimo y'Imana muri wowe ukayishyira kuri wowe ugatangira gukora iyo mirimo ugashyira mu bikorwa iby'Imana ishaka. Icyo nicyo cyitwa gukiranuka. Ko gukiranuka ni ukwemera ikintu kimwe n'uko Imana icyemera, ni ukubona ikintu nk'uko Imana ikibona, ni ukwita ikintu nk'uko Imana icyita, ni ugukora ikintu nk'uko Imana yagikora. Niko gukiranuka ubundi. Noneho bituruka ku kwizera, kuko ku kwizera ni ukwakira urupfu turiho, noneho tugapfa tugihari, tukanimurwa tukiri inaha. Ni ubuzima budukura mu isi tuyirimo bukadutuza mu ijuru no mu isi batubona, noneho bukaduhesha rero ya mirimo yo gukiranuka y'agakiza, tukabaho dushyira mu bikorwa iby'Imana ishaka. Mu yandi magambo, umukristo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza akaba icyaremwe gishya, ni fotokopi ya Kristo. Ariko kugira ngo ube muzima utari kopi ni ukugira imirimo. Noneho ni kuko nta fotokopi ikora, nta foto ikora, ni ukugira imirimo igutandukanya n'ifoto. Abantu benshi rero baje kuba ifoto ya Kristo, bataje kuba ubuzima bwa Kristo mu isi. Kandi Yesu ntabwo yazanywe no kutugira ifoto, yazanywe no kutugira abakozi bakoreshwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana uri muri twe. Kuko niba Bibiliya ivuga ngo umwuka wera naza muzakora n'ibyo ntakoze, warangiza wowe ukizera gusa, kandi na Kristo ni umwizerwa. Kwizera ko abizera ni intambwe ya mbere, ariko noneho no kugira imirimo igaragaza ko Kristo akorera muri wowe. Imirimo myiza rero dukorera muri Kristo Yesu, iya mbere ikibyarwa n'Imana cyose kinesha isi. Kunesha isi ni ukubaho mu isi, uri mu isi ariko udakora iby'isi ishaka, ahubwo ukaba uri mu isi usohoza umugambi w'Imana yakuremye. Yego, ntabwo mbyumvise. Gusohoza umugambi w'Imana yakuremye harimo umurimo wa mbere umukristo agomba gukora. Wa mbere ni ukuniga kamere yo muri we. Kuko hari abantu basenga babwira Imana ngo ibarinde abo basengana, ikurinde umugabo mubana, ikurinde umugabo muturanye, kandi uriya musengana ntashobora kukubera mubi ufite kamere nziza. Kuko kamere nziza irihangana, kamere nziza ni ubuzima bw'Imana, ubwo bubi ntibubona. N'iyo ibubonye ibonera mu ntege nkeya, ku buryo uhita ubawubwije yo kujya kumufasha ukamubera imbaraga. Rero umurimo wa mbere umuntu ushaka gushyira mu bikorwa imirimo y'Imana ukarekera aho kuba fotokopi ya Yesu, ahubwo ukagira ubuzima bwa Kristo, imirimo ya mbere ugomba gukora ni ukuniga kamere. Bimwe kamere yawe ishaka ukajya uyibwira uti harya nibyo umwuka akeneye, ukajya uganira na kamere yo muri wowe n'umwuka wo muri wowe. Kamere yakubwira uti kora iki, ugahita ubwira umwuka uti rata mwuka tubigenze dute. Imana ishimwe. Kubera iki? Ntabwo uri kubaza umwuka uri inyuma, nta nubwo uri kubaza uwo mu muhanuzi, uri kubaza wa mwuka w'Imana ugendana nawo uri muri wowe twabonye wo mu bitekerezo. Ko ntekereje kubwira umuntu nabi ugahita uhindukira uti mwuka mbigenze. Ko umugabo ambwiye nabi, rata mwuka wera musubizene. Ko umucuruzi ambwiye nabi, mwuka wera mubwirene. Ko numva umubiri umbwira ngo nambara uyu mwenda, mwuka wera nambara uwuhe. Ni ukugendana ubuzima butemerera kamere gukora ibyo ishaka, ukayoboza Imana inzira, ukabaho mu buzima bugisha Imana inama. Yego, urakoze cyane. Hari uburyo abantu benshi bisuzugura, ugasanga no mu isengesho yari gusenga arishyira hasi, ariyita umunyorogoto, intumbi y'imbwa, ngo amazi ameneka ntayorwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Waba ugifite izo ntekerezo? Bamwe babyita ko ari uguca bugufi, abandi bakabyita yuko ari uburyo bwiza bwo gusenga nyine kugira ngo uve kuciye bugufi imbere y'Imana, abandi bavuga ko atari byiza. Wagera ku rwego rw'uko utunga Imana mu bitekerezo ugakomeza no kwisuzugura kuri urwo rwego, cyangwa uhita wiyumva nk'umunyembaraga we wamaze gutunga Kristo mu bitekerezo? Ubundi sinzi impamvu abantu bajya bafata intege nkeya z'abantu banditswe muri Bibiliya bagasiga imbaraga, bagasiga uruhande rw'imbaraga. Kuki bafata kote faible hari na kote fort?
ni igitangaza kubona Imana yarasanze Gideyoni ikamubwira ngo wa munyembaraga we ndetse ugira n'ubutwari, aho kugira ngo usenge uvuga ngo ndi umunyembaraga ufite ubutwari, ahubwo ukajya kwirukanka uvuga ngo ndi umunyorogoto, ukajya kwa Mefibosheti ngo ndi intumbi y'imbwa. Ariko kuba intumbi y'imbwa kwa Mefibosheti ntabwo byari byerekeye ku Mana, ahubwo ibwami ntacyo yari cyo, kuko sekuru yari afitanye inzigo na Dawidi. Icyo bakimenye. Kujyayo rero yari kujyanwa no kunyagwa cyangwa gucibwa igihanga, ariko Dawidi ntiyibuka inzika ya Sawuli, yibuka ineza ya Yonatani. Icyo ni kimwe. Yakobo kwitwa umunyorogoto, mwibuke ko yabanje kuba umuriganya. Noneho abantu barita bavuga ngo natwe turabariganya. Munyumve kuri uru rwego. Umuntu wimenyaho ikibi namenyeho imbabazi za Kristo. Niba imenyaho imbabazi za Kristo, uribona nk'umunyembaraga wababariwe, wibone nk'umunyembaraga wanesherejwe, watsindishirijwe. Niko Bibiliya y'Igiheburayi ivuga, iyo ivuga abakiranutsi ivuga abishyuriwe. Biravuze ngo twebwe ntitwari dufite icyo twakwishyura ngo tubabarirwe ibyo twakoze byose, ariko hari uwaje atanga impongano y'ibyaha, ari we Kristo. Ibyo wibaraho ugiye kumusenga we ntabigushakaho, bisiga inyuma. Ubundi gutunga Imana mu bitekerezo ni ukwimuramo ibibi byawe ugashyiramo ibyiza by'Imana, kuko umuririmbyi yaravuze ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira. Noneho ni umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo, avuga irindi jambo ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Noneho iyo mbonyeho gukiranirwa ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranuka. Ntabwo akwitirira umukiranutsi w'imirimo yawe, akwitirira gukiranuka biturutse mu mirimo ya Kristo igushoboza uko gukiranuka. Rero nujya gusenga banza wibone muri Kristo Yesu. Kugira ngo dutunge Imana mu bitekerezo nuko twimura Yesu ku musaraba tukamushyira mu mirimo yacu, nuko tumukura mu mva tukamufata ariho yarazutse, kuko ntabwo dufite Kristo wapfuye. Fide Yesu dufite ntabwo ari ubambwe, ntabwo dufite Yesu uri mu mva, dufite Yesu wavuye mu mva n'umunsi w'umuzuko abwira baje kumureba ngo ntimugashakire umuzima mu bapfuye. Mu yandi magambo Kristo dufite ni muzima, ariho. Imana ishimwe. Noneho nabeho no mu bitekerezo byacu, bitume n'ubwo buzima bwari umunyorogoto butera bubeho, n'ubwo buzima bwari intumbi nibuzuke, n'ubwo butari bushoboye nibwakira uwadushoboje. Dufate twambare ubwiza bwa Kristo, dufate icyubahiro cy'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga rite ba Kristo bene data. Gutunga Imana mu ntekerezo ni ukwambara icyubahiro Imana yatwambikiye muri Kristo Yesu. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nankorera azahondi, kuko umuntu naza ahondi ankurikire. Noneho kuko umuntu nankurikira data amuha icyubahiro. None Imana irakiguhaye uri kukiyambura. Fata icyo cyubahiro uherewe mu Mana kubwo kwizera Kristo Yesu. Noneho numara kwambara icyo cyubahiro uhawe no kwizera Kristo, ugendane na Kristo rero mu bitekerezo, kuko twizera ntabwo twijeje umubiri, twijeje ibitekerezo. Sibyo? Twijeje ibitekerezo. Niwe biology yita umutima. Biology, umutima ni nyamiyungurura amaraso. Noneho Bibiliya iyo tuvuga intekerezo ni imigambi, kandi imigambi y'umuntu ni mu bwenge no mu mutima. Kugambirira kwacu nibyo bishyira ubwenge bukagaruka mu migambi. Juste izo ntekerezo zose zifata uzivange muri Kristo Yesu. Niba unatekereza nawe umubwire ngo yungurura imitekerereze yanjye. Rega twige kubana n'Imana. Imana ni data wa twese, ntihagire umuntu ugukanga. Kwanza banza ukirihahamuka. Ntabwo Imana ari sogokuru wawe, no. Ntabwo Imana itanga umurage uzashira, ntabwo iguha umurage unyagwa. Iyo iguhaye ibyiza byo mu isi hano, ikurikizaho n'ibyiza byo mu ijuru, ibyiza byo mu isi ubibura uhabwa ibindi bibiruta. Imana ishimwe. Uku kwidegrada, kwishyira hasi bizana izihe ngaruka ku muntu? Kutamenya iyo potential, izo mbaraga ufite. Kwishyira hasi ntabwo mbyumva ngewe ku ruhande rwanjye, ariko simbyumva muri kote y'amasengesho, ahubwo guca bugufi ni muri kote yo muri rubanda kugira ngo tugaragaze icyubahiro. Ariko kandi ntabwo duca bugufi kugira ngo twice ya kamere muntu yishyira hejuru, kuko kwishyira hejuru Bibiliya iravuga ngo bibanziriza kugwa, no kugwa bikabanziriza kurimbuka. Noneho guca bugufi rero ni ukwerera imbuto bamwe bo hasi yawe, ukabera imbaraga n'abanyantege nkeya bo kuri wowe, kandi ukabwira bose neza utagendeye ku cyubahiro na titire zo mu isi. Sibyo? Buri muntu wese ukamufata ku rwego umwubahira mu Imana, kuko twabonye Kristo wavukiye mu kiraro niwe mwami uyu munsi uyoboye. Ushobora gusuzugura usuzuguritse,
kandi ari we ubutware bw'Imana bwahereyeho. kandi iyo fondasiyo itubatse n'isakaro ntacyo riba rimaze. Umunyarwanda yaravuze ngo akuburiye mu isiza ntiwakabonera mu isakara. niyo mpamvu twubaha duhereye aho, kandi ni nako urwego rwo mu ijuru rukora. Autocratique iyo yubaha abantu ihereye mu nzego, abato bubaha abo hejuru, ariko uburyo bw'umwuka abo hejuru bubaha bahereye ibuto, kuko Kristo yavuye mu ijuru aza mu isi, noneho atuvana mu isi atujyanye mu ijuru, niko bigenda. Rero hera ibuto, wubahe buri muntu wese kandi umwubahiyemo Imana. Yego. Umuntu wamaze gutunga Kristo cyangwa se wamaze gutunga Imana mu buryo bw'ibitekerezo, wamaze guhabwa za mbaraga, wamaze kwambara cya cyubahiro, aba afite ubuhe bushobozi? Bwa mbere afite ubushobozi bwo kumenya icyo Imana igambiriye kuri we biturutse mu ntekerezo ze. Ikindi cya kabiri, ushobora gutekereza ikintu kugisengera kandi Imana yagishyize ku mutima wawe ngo igisohoze. Gatatu, uba uri umunyembaraga wo guhitamo icyo Imana ikwiriye gukora itavuganye nawe. Nicyo Pawulo yavuze ngo ndi mu ijuru rya gatatu. Ni mu cyumba cy'ubutware bw'Imana, ku rwego ariho uhabwa impano yo gutegeka. Ukajya utegeka ibintu bikitaba bigahinduka, byose bituruka muri ya mpano ubana nayo mu bitekerezo, kuko iyo umuntu yagutse mu bitekerezo anesha iby'isi n'ibigaragara. Kuko ibitekerezo rero, uruhare rw'ibitekerezo rufatiye mu bitaboneka, kandi ibitaboneka by'Imana nibwo bubasha bwayo. Uba uri mu cyumba cy'ubushobozi bw'Imana. Ikindi, ntabwo bene uyu muntu ntajya yiheba. Kubera iki? Pawulo yaravuze ngo dufata mpiri n'ibyishyize hejuru. Noneho kandi ibyo dufata mpiri ni ibitekerezwa mu mitima. Uba ufite ibitekerezo byawe bigera ku rwego bijya mu nama z'abandi. Muribuka ko Elisa ngo yajyaga abyumvira mu murere, akumva ibyo abasiriya baganiriye. Kubera iki? Imana yakujije ibitekerezo byawe ibitembereza mu isanzure ry'umwuka nka marayika wayo. Noneho ikakwereka ibyo uzakorana nayo. Kandi umuntu wagutse mu bitekerezo ntabwo akangwa n'akabonetse kose. Ntabwo usanga imbeba yaguye iwawe ngo uvuge ngo ni umurozi, ahubwo niyo umurozi yayihashyira uhita uvuga uti disi yibeshye, yabishyizeho atari kubishyira. Wowe urabireba ukabisuzuguza imbaraga z'Imana ziri muri we, kuko gutsindwa kwa mbere no gutsinda kwa mbere byose bituruka mu bitekerezo. Burya intsinzi y'intwari ntabwo iva mu ntwaro yayo, iva mu cyemezo cyayo, kandi imbaraga z'icyemezo niyo ntwaro. Adafite intwaro ikomeye. Exactly. Mbere y'uko intwari ifata intwaro, ibanza igitekerezo. Rero igitekerezo nicyo giha intwari intwaro. Rero igitekerezo cy'intwari kingana intwaro yayo. Yego. Turi kuvuga mu buryo bwo kubana n'Imana mu buryo bw'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo ni za mbaraga duhabwa n'Imana kuko twamaze gutunga Imana mu bitekerezo byacu. Ni ukuvuga ngo ntituba tukigenga, tuba tugengwa n'Imana. Ikindi, tuba dukora mu buryo bumeze nk'ubw'ubumana n'ubundi. Hari abantu usanga cyane cyane mu buryo amatorero amwe n'amwe, cyangwa se mu matorero muri rusange, ugasanga intwaro yo kubana n'Imana bayisimbuje imigenzereze runaka y'amadini, imihango n'imigenzo y'amadini. Nuvuga ngo wari ufite izo mbaraga, wari ufite izo potential, ariko bitsikamiwe na ya mihango y'amadini, cyangwa se wowe ubwawe uhaye agaciro ya mihango n'imigenzo y'amadini kurusha za mbaraga zigukoreramo. Reka tuganire twitonze, nkubaze nawe unsubize. Abantu bajya mu madini baba bagiye gusenga, of course, ariko se bagiye kugira ngo bazizere cyangwa bajyanwa nuko bamaze kuba bizera? Hari abajyayo kugira ngo bizere. Umuntu rero ujya mu idini ajya gushaka kwizera avoma guke. Ni nk'uwajyanye urutete rutobotse. Ubundi niba ari ibyago abantu bagira, ni ukubanza mu idini mbere yo kubanza muri Kristo. Kuko kuva mu idini ujya muri Kristo ariko abantu 90% babanza mu idini imbere ya Kristo. Sinzi iryo janisho ribaruhereye kuki? Koko impamvu ntuzise nk'ubu ngubu niba dufite abantu bazabatizwa n'urugero bitegura yenda abantu bakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, babyumva kuko babonye Anicet mu rusengero, just babanje kubona mu idini. Abigisha n'abashumba ba potre baraduhemukira, bakabwira abantu ko habatizwa umuntu kugira ngo yizere. Ntabwo umubatiza ari ikimenyetso cyizeza umuntu, ahubwo uwizeye niwe ubatizwa. Kuko Bibiliya iravuga ngo mugende mubwiriza abantu kwitondera ibyo nabategetse, noneho abemera bakizera mubabatize. Jise kwizera birabanza, kubatizwa bigakurikira. Rero iyo umuntu ajyanywe no kubatizwa kugira ngo azizere, abari kwinikwa, ni umubatizo ariko udafite ikimenyetso cy'umwuka muri we. Ubugingo bwo muri we buba bukiri inyuma y'ubuzima bwo muri Kristo. Ariko kandi igikwiriye
bene data, ubundi icyo umwizera amaze mu idini ni uguhindura imigenzo n'amahame, kuko hariya tuhahurira kugira ngo tuhahurize. niduhuriza hamwe duhugurane twigishanye ko Bibiliya iravuga ngo uko mubonye wa munsi urushaho kwegera mujye muhurira hamwe kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro byanyu, mubwirane aya magambo, muhumurizanye imitima, muririmbirane zaburi n'ibihimbano by'umwuka, ngo kugira ngo hatagira uwanyu wo muri mwe usigara agaheranwa. Rero igituma tujya hariya ubwabyo idini ni umuryango dukwiriye kurema nk'umuryango w'abizera cyangwa abasangiye kwizera bahuriye hamwe, kuko dukunda kubivuga ku ijwi ry'umukanguzi, abantu batumenyereye barabizi. Hari urusengero nk'inzu y'umwuka wera, hakaba n'urusengero nk'ihuriro ry'abahuje ukwemera. Rero urusengero nk'inzu y'umwuka wera ni imibiri yacu. Mbere yo kujya mu rusengero nk'ihuriro, nk'inzu y'ihuriro, twari dukwiriye kuba dufite urusengero muri twe rw'umwuka w'Imana uri muri twe, kugeza ubwo tubura n'Imana hariya ku rusengero, Imana ikaba iri muri twe. Munyumve neza. Ubundi gutunga Imana mu bitekerezo ni ukuyimura mu rusengero ikaba muri twe. N'igihe tutagiye mu rusengero, muri twebwe Imana ikaba iri kumwe natwe. Twanayimura muri Anicet pasiteri wacu cyangwa umushumba wacu, ukayikura mu muhanuzi. Niyo mpamvu turi kuvuga Imana personnelle. Wowe ubwawe ni Imana yawe. Kubera iki? Yesu aducungura ntabwo yadushyize hamwe ngo tuba association. Buri muntu yitabye umuhamagaro w'agakiza bitewe n'uburyo yemeye, kuko ntabwo twaturirwa ibyaha, ahubwo twebwe turiyaturira tukiyizerera. Iyo wiyizereye nta kindi gikorwa cy'undi muntu gikiza ubugingo bwo muri wowe. Rero ni nayo mpamvu ukwiriye kujuwa role yawe na Kristo, ukanamufiringa bayida, ukumva Imana, ukaba proud y'ubumana muri wowe, ku rwego no mu gihe utari mu materaniro muri wowe habamwe amateraniro y'umwuka, kuko ubugingo bwo muri wowe mbere y'uko bubanza mu rusengero bwatedinga iteraniro ryo mu ijuru fide. Niko ijambo Pawulo niko yabwiye Abaroma, yaravuze ngo abataremerewe kwegera umusozi wa Sinayi wo mu mahanga twegerejwe iteraniro ry'abamarayika, twegerezwa n'iteraniro ry'abera ngo dushyirwa n'ahera hasi yone. Rero Kristo ateranira muri twe, Imana igateranira muri twe, umwuka wera ateranira muri twe, abamarayika bateranira muri twe. Kuko iyo turi muri ubwo buzima dufasha ibizima, dufasha abakuru, dufasha abakerubi, dufasha abaserafi kubaho mu buzima buramya no guhimbaza Imana. Rero mwimure Imana mu bashumba, muyimure mu baprofete, muyimure mu baposto, muyimure muri ba Anicet, muyimure muri ba evangeliste, mu ba Kristo bagenzi banyu, muyimure mu butayu mujya gusengamo, muyimure muri korari, muri ba dirija na perezida. Wumva Imana muri wowe, ugere ku rwego ugendana nayo, sibyo? Ugendane n'Imana. Ubwashize narabibabwiye, nta muntu uzaguhanurira ngo ageze ku buhanuzi buri mu byanditswe byera, kuko ntidutegereje undi muhanuzi umeze nka Eliya, kuri nka Mose. Ntidutegereje mu isi indi ntumwa izamera nka Pawulo. Ibyo byose n'imirimo yabyo byose Kristo arabiruta. Aruta ubuhanuzi bwa Mose, aruta ubuhanuzi bwa Eliya, aruta ubutwari bwa Dawidi, aruta ubwenge bwa Salomo, aruta ubutware aruta ubuhanuzi bwa Yesaya. Mvuga iki ndeka iki? None uwo Kristo niwe uri muri twebwe. Rero sinzi impamvu Yesu uri muri twe tumushakiraho ibice by'abantu nabo bashaka ubuzima bwo muri Kristo. Ni ngombwa ngo ubuzima bwo muri Kristo tubwimure bube muri twebwe, ahubwo naba abanyembaraga nkeya bashobozwe nuko twashobojwe na Kristo twizeye. Turashaka kumenya noneho abantu bamaze gutunga Imana mu buryo bw'ibitekerezo byabaye nkaho ari benshi, kuko mu kintu gikomeye dufite harimo kwimenya cyangwa se kumenya iyo identite cyangwa se kuzamuka kuri iyo step. Abantu bamaze kuba gutyo, ugiye nko mwiyerekwa Anicet, urabona isi yabimeze gute? Dufite abantu benshi ku rugero rwinshi rw'abantu bameze gutyo, kandi muragira ngo ntibibaho fide. Abantu kuri iyo revo dutunga Imana mu bitekerezo, ku rwego homba idini wagumana Kristo ukaba ugituje, ukaba ugitekanye. Noneho kuvuga ngo isi yaba imeze gute, turacyari mu isi irimo umwana w'ubugingo n'umwana wo kurimbuka. N'ubundi rero bamwe batunze Imana mu bitekerezo ntibazabura intambara z'aba bana bo kurimbuka, ahubwo igihari ibitekerezo byawe bihinduka amarembo aheza za ntambara hanze, kuko ntizinjira muri wowe. Kuko iyo utunze Imana mu bitekerezo wumva ijwi ryayo, usobanukirwa n'imvugo yayo. Yaravuze Yesaya 3:5 umurongo wa 8 avuga ku by'inzira nyabagendwa. Yaravuze ngo izitwa inzira yo kwera. Aravuga ngo abanduye imitima ntago bazigera bayicamo, izabiya babandi. Aravuga ngo bagenzi naho bababaswa ntibazigera bayiyoba. Noneho avuga ijambo nari ngendere, aravuga ngo nta ntari ryana
izahaboneka. None tuganire ko dufite Imana mu bitekerezo, tukaba turi no mu nzira ijya mu ijuru, umurozi muhurirahe? Twebwe dusohoka mu bushobozi bw'Imana tukajya gusura umurozi mu bushobozi bwe, noneho tugatakira mu bushobozi bw'umurozi tuzi ngo turi mu butware bw'Imana, kuko Imana twarayimuye. Ariko niba nta ntare iryana izagera muri iyi nzira, umurozi uri gutakishwa nawe muri guhurirahe, bivuze ko ibitekerezo byacu bijya kuzerera mu isi y'ububasha bwa Satani. Ariko nidufata umurozi arahari, ibyo ni mu bimenye. Satani ariho, ibyo ni mu bimenye. Ariko ntibafite ubuturo muri twebwe. Ufite ubuturo muri twe ninde? Ni Imana. None niba uri mu nzu wifungiranye, injangwe y'inyuma y'inzu ikaguhabura, imbwa iri kumokera inyuma y'inzu ikaguhabura, umuserebanyi uri inyuma y'inzu ukaguhabura, bisobanuye ko utazi agaciro k'uburyo wafunzemo kw'imbaraga zawe. Ariko niba ko ku bitekerezo byacu biri muri Kristo Yesu, ntabwo ukwiriye gutinda kuri uwo muntu. Niba ubumana bwo muri Kristo, Bibiliya ivuga iki? Yohana ubutumwa bwiza 1:16, ibimwuzuye nibyo twahaweho twese, n'ubuntu bukurikira ubundi. Ibyuzuye Kristo harimo ubutwari. Ntiyigeze atinya abafarisayo, ntiyigeze atinya abasadukayo, ntiyatinya abanditsi, yewe n'abakonikoni yacyahaga dayimoni, ntiyatinya inzara, nta bihe byamukuye umutima, yewe na Gorigota yarayihangaye. Kubera iki? We arareba ibyishimo bimushyizwe imbere. Kubera iki? Mu mitekerereze ye arasura intsinzi aho gusura gutsindwa. Aragenda akavizita success ye. Haleluya! Iyo yayisuye ntabwo areba ko yagumiwe. Reka da! Iyo wasuye intsinzi yawe ntabwo ureba ko bakuroze, no, ahubwo ujya gufiringa ubuzima bw'intsinzi, kuko ugenda nk'uwanesheje ukiri mu ntambara. Imana ishimwe. Tugiye ku, hari umuntu wataye iyi identite, hari umuntu wataye izi mbaraga zo kubana na Kristo mu buryo bw'ibitekerezo. Twifuza ko yakongera akagaruka akagera kuri iyo level. Arakora iki Anicet? Bwa mbere iyo ari umunyabwenge wo mu isi abanza guhakana ko ntabwo agira, kuko nabanza asura ibihe bye n'amateka ye, hanyuma asure n'imishinga ye. Ese ibyo yatekereje byose yabishyize mu bikorwa biramukundira? Niba hari ibitarakunze rero ubwenge bwe nabwo buramutenguha. Nabwumvisha Imana, Imana yo mu bwenge bwe irabingana na kwa gutenguha yahuye nako akuvanye muri mayindi ye. Nabanze noneho yumve ko ku giti cye ashaka gushobozwa n'Imana atayumvishije ubwenge bwe. Kabiri, abanza amenye ko Imana ariyo yamuremye. Noneho bwa gatatu, atekereza iki? Ntawugurira umwenda kuwubika afite, tuwugurira kwambara. Niba ufite intego yo kugura umwenda wambaye, n'Imana ifite intego yo kukurema. Banza usure ibihe byawe n'imirimo yawe, urebe uvuge ngo Imana ibaye iri hano yaba iri gukora bino nakoze. Nureba icyo uri gukora ukakiburamo Imana, ujye wabwira Imana ngo nyimurukire mu mugambi wawe. Ibyo biragufasha gutura mu bumana, imitekerereze yawe ibane n'Imana. Iyo uyishakiye muri siyanse ubona Imana y'igice, ubona Imana y'ibigaragara umuremyi. Hanyuma iyo uyishakiye mu buryo bw'umwuka gusa ubona Imana y'imbaraga zituma wizera ariko ntizigire impinduka. Tuyifatira mu buryo bubiri rero, mu mwuka no mu mubiri. Ko abakristo benshi bafite Imana yo mu mwuka, ariko ntituyibyaza umusaruro ngo ikore n'ibifatika byo mu mubiri. Niyo mpamvu abantu baruhana Imana, kandi uwo muruho ntabwo uri mu biganza by'Imana. Nuko twashatse kuyikoresha nk'inkingi imwe yo mu nzu, ariko kandi yubatse inzu zose. Dutunga Imana nk'ubuturo. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana. Ntekereza ko mu gihe twatunze Imana mu buryo bw'ibitekerezo byacu izaba proud yacu, kuvuga ngo ahangaha Anicet ahambere nkuko na nyina ari kuba mpari, aha Fideli ahari nkuko na nyina ari kuba mpari. Ibi bintu atekereje, ibintu akoze ntiriwe mvuga, nibyo nanjye ubwanjye ntari gukora. Reka dusenge Imana, dusengere uyu muntu wifuza gutera iyi ntambwe yo kuvuga ngo nanjye ngere kuri uru rwego, kandi n'abari aho ngaho bakomerezwe amaboko kugira ngo ibicantege ntibibace intege, ahubwo bakomeze nyine bagira ibitekerezo by'Imana. Imana ishimwe. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yacu. Haleluya. Waratwihaye uduha tutarabaho, ariko mu migambi yawe waratubonaga. None natwe tugutunze none nejo, kuko turi kwerekera mu rurembo rw'abakwizera. Amen. Uyu mwanya turagusabye, dusengeye ubu bwenge, dusengeye ubumenyi, dusengeye uyu muntu uguhaye umutima n'ubwenge bwe,
dusengeye uyu muntu watuye n'umunwa we ngo uhindure intekerezo ze. Imigambi y'umuntu ingana n'imirimo ye, kandi imirimo y'umuntu iyo utayirimo iba ingana no gukiranirwa bikaba ishusho ya Satani. Ariko iyo uje ugatura muri twe, imigambi yacu ihura n'imirimo yawe. Imirimo yawe ni gukiranuka bikaba ishusho yawe, bituma twapurika dushyira mu bikorwa impamvu yatumye uturema, bigatuma utwishimira, bigatuma tuba abantu ushaka. None uyu mwanya turagusabye, twatsindiwe mu bitekerezo, tuneshwa mbere yo kurwana, ni nacyo cyatumye hari aho twagombaga kunyura tutanyuze, ariko uyu mwanya turagarutse. Tsindana natwe. Niba ingabo zari ziteye ubwoba, wabwiye Gideyoni ngo ifatire imuri n'ibibindi, gukubita ikibindi hasi bituma abajenerali bagwa imishwaro. None twebwe ni ibiki bituri imbere byatuma utatuneshereza? Mwene data Frank yararirimbye aravuga ngo niba isi yarumvisha ijambo ry'Imana ikabaho, amagufwa yumye nayo akumva ijambo ryawe akabona ubuzima, ni ikihe kibazo cyatuma uyu muntu atumva Imana? None mwami, wahamagaye isi idaharira kwitabiraza. None uru ruhande rw'ibi bitekerezo n'ubwenge narwo ruhamagare, urwinjize muri twe, tugere ku kigero gikwiriye cyo gutekereza ibya Kristo, kugira ngo tubane nawe nk'ibikwiriye kubw'ubuntu bwawe. Tubisenze tugushima none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ibahe umugisha abakurikira ijwi ry'umukanguzi. Wakoze cyane gukurikirana iki kiganiro. Anicet, Imana iguhe umugisha. Amen. Yego, nimero ya Anicet murayibona aho ngaho kuri icyo kiganiro. Ushaka kumuvugisha, ushaka gutera inkunga ijwi ry'umukanguzi, Imana iguhe umugisha. Komeza ubane natwe, ibiganiro biracyakomeje. Amahoro y'Imana abe kuri wowe. Shalom, shalom. Shalom.